ni umubyeyi duhorana tubura nawe tujyana nawe mu nama yatwigisha ibintu byinshi kuro ngiye kugufata ngushyire mu modoka nkirukankane nkujyane imbere ya Rutayisire kuko ijuru ryambwiye ko nta wundi musumba wagusengera ntawe ni Rutayisire niwe ugomba kugusengera nundi wese uzaza ngo na apotre ngo ni bishop kuko iyerekwa nagize ni Rutayisire Imana yahaye umugisha wawe bivuze iki bivuze yuko wanga wemera ngenda gushaka kandi turaza kubonana tugende n'imbere Rutayisire uko azagusengera nanjye ndi umushumba nanjye nzaba mfukamyaho kamera nshuti zanjye hari igihe ubona mwese ako manza kora dumukunda cyane reka nkubwire prophet aho kugira ngo mbone uwera w'Imana ibyago bimusumire nabibonye sibyo nzashaka amabawunsa tumuzirike tumujyane neza maramutera mpaka kwa Rutayisire rwose kuko mpamya yuko kubona nimero ntago byangora oya nayishaka najya no kuri YouTube nkayikuraho ariko ninyikuru nkamuhamagara azavuga ati umuntu bamuntumye azankoraho ikiganiro ejo anshyire hanze mvuga ibyo ntazi nibiki kandi niko babigenza ntabwo abantu baraza kuvuga yuko ko abantu ari abantu ntago mbyemeye nabirirwa bavuga ko yataye Imana ibyo ntago mbizi ngico nzi cyo muzayikorera noneho rero ngewe Claude ndagufatana n'Imana ugakoreye nundusha imbaraga ubwe yampamagaye ikambwira kugushaka hari umuhanuzi bitayirya muri Bibiliya ariko nawe uriyeri nyakuzi kandi uri umuhanuzi nyina kwemera ni ntabona ufashe Claude cyane nzashaka kamera nzayizana nzaga kuri tube maso upfuka musaba imbabazi umva nkubwire udashoboye kuvuga ikiza ku muntu uramuvuga nabi ngo bikumarire icyo kuri kwiteranya n'Imana umuntu ntumuzi nturamubona wimuvuga nabi oya muvuge neza wigendere ntacyo bigutwaye ubona iryo yerekwa ni yerekwa Imana yakweretse ibagutumaho koko byanyabyo umuntu utabyemera mpamya ntashidikanya ko bishoboka ko Imana yaba yabihuje kubera yuko ibona ko hashobora kuba hagiye kuvamo ikibazo amahoro Imana nabane namwe wowe uri mu Rwanda no mu mahanga wowe utarakora subscribe like na share na comment imbere zacu dufite umukozi w'Imana Prophet Pastor muraho neza amahoro Imana nabane namwe kandi muhora wasengera abantu badukurikiranye kugira ngo tugeze ikimana kize ku mutima wawe Imana yo kwizerwa no kwiringirwa uri Imana data wa twese mwiza so mwami wacu Yesu Kristo uduhaye akanya keza nk'aka ko kuza kuvuga imbaraga zawe no kuvuga iby'umugambi wawe nyemerera uduhe umugisha umpera umugisha abagiye kudukurikirana kandi unyemerere indi mitima yabo ubarindire ubuzima ubarindire buri kimwe cyose kugira ngo barusheho kwakira umugisha ndetse no kukumenya mu izina rya Yesu amen turakwakiriye yego uyu musono ni iki Imana yagushyize ku mutima ugomba kubwira inshuti zawe uyu munsi mpamya ko abantu dusanzwe tuziranye banzi nk'umushumba ubwiriza ku bijyanye na karande ariko uyu munsi ntabwo ari byo bintu ngiye kuvugaho ahubwo nje mfite ubutumwa bukomeye hari igihe kimwe na kimwe abantu munkurikire ubura umuntu ukabona ntago umubonye ukabura aho uhera bikaba ngombwa kuko izi mbuga tubaho zijya zidufasha gutambutsa ubutumwa ndetse rimwe na rimwe abantu hari abajya batanga amakomenti ibintu byaravuzwe mbere bakagira ngo ikiganiro gikozwe uwo munsi iki kiganiro rero gikozwe kuri uyu munsi ni ikiganiro nshaka gutangiramo ubuhanuzi bukomeye ngiye guha umwe mu bantu bitwa ko ari abapasitoro ndetse abantu benshi bakunda kumubona ku mbuga nkoranyambaga ntabwo ngiye kumuvuga nabi kundi ahubwo ngiye kumuha ubutumwa nshaka guha ubutumwa umugabo bita Pastor Claude Imana maze iminsi ndimo senga Imana ikuntumaho ibintu bikomeye Imana irambwira ngo nkubwire ngo iminsi itatu tugomba kuba duhuye muri iyo minsi itatu uri inshuti yanjye urabizi ariko iminsi itatu nahawe hari ikintu kigiye kuba kandi icyo kintu nikiba nikimara kuba abantu benshi ko bikomeye cyane uri umushumba Bibiliya yarambwiye ngo abo kubaha tububahe ntabwo ngiye kumena ibanga ariko pasitoro mushumba
hari iminsi 3 guhera uyu munsi turi tariki zingahe papa Prophet ku bantu mubizi turi 10 turi tariki 10 papa Claude mukozi w'Imana iminsi 3 reka mvuge ngo harahiye mu kinyarwanda cy'abubu hari ibintu bigiye kuba bya bindi wowe ubwawe nutaba amaso ngo ureke twicare dukubite hasi amavi ibibaye ubwo uzabibage uko bizaba byakugenewe ariko nunyumva ukanyumva uraza kuba undi muntu ariko niba utanyumvise hari igihe tubwira abantu tukababwira ngo twatumwe ibi twabwiwe ibi abantu bakihagararaho bakavuga bati sura ko ari umwana yabambwira iki Profete Moses nsubiremo narengeye kuvuga ikintu gikomeye papa Prophet hari ibintu bijya bibaho ugasanga abantu barashaka kumva ko ibintu byabaye gusa intambara nkiri kuvuga kuri uyu mushumba Claude ari naho hantu umwuka yahisa amakuru yego ku mubyeyi bita Mutesi mushumba Mutesi serious reka abantu bavuge reka abantu bagusebye reka bakora amajwi bakora ibiki ahantu ijuru igiye kugutereka ahantu Imana igiye kukujyana ikirere Imana igiye kukwicazamo shitani arimo arakirwanyirizamo abitirirwa ko bakorera Imana wowe yukorera komeza kandi reka nkubwire mushumba aba bose nibatagupfukamira ngo bagusabe imbabazi ntibatazigusaba Imana ukorera iyo wasenze ukihangana igiye kwerekana ikintu gikomeye ku buzima bwawe kandi urugo rwawe Imana igiye kubanza iruha icyo bita sorute idasanzwe mu mahanga ya kure ari naho Imana igiye kubakira ikintu gikomeye aho kuzongera kukubona muri iki gihugu umuntu azajya kubona yabanje gusenga kugira ngo ahure nawe kugira ngo akubone hazajya abanza asenge hazajya abanza atange amakada azajya atangwa amakarita ijuru ryambwiye ko abantu bagiye kuzajya babanza bakandika hari igihe ugiye kugera mushumba ntujye witaba telefone ntujye ufata WhatsApp kubera iki bagusuzuguye kenshi bakuvuzeho ibintu bibi byinshi ariko ijuru ryambwiye ngo mwana wanjye uwo muntu uzakomera baramuvuga umuntu uzakomera bamusebye ibintu byinshi umuntu uzaha amaboko abantu baramurwanya bareke bakurwanye mushumba kuko ijuru ryamaze gufata umwanzuro nge nahagurukijwe no kuza guhanura ku bantu babiri Pastor Claude iminsi 3 Pastor Mutesi tegereza gatoyo ku kwezi kwa 9 mushumba Mutesi ku kwezi kwa 9 kuraba kurimo impundu ku buzima bwawe kuraba kurimo impundu zidasanzwe benshi baguteze iminsi ariko Imana yaguhaye icyo bita imyaka n'imyaka Imana igiye gukora mu kuboko kwawe kw'iburyo ku buzima bwawe mushumba Mutesi reka mvuge ngo usibye ko abantu twihangana Mutesi ntabwo uyu munsi wari kuba ukiba no mu Rwanda wari gushaka aho wirukira ariko warakoze kuko utirutse kuko ijuru rigiye kuzaguhagurutsanya n'icyubahiro tuguherekeza utega indege usohoka ugende umara igihe runaka ubundi uzagaruka kandi uzabugarutse n'ubundi mu cyubahiro ubu buhanuzi uzanye ko bukomeye ntaho biri buhurire n'abavuga ngo Pastor Mutesi agomba gutandukana na mugabo we Ferdinand ntago byakunda kabone nubwo umugabo yabigerageza inshuro 1000 ruriya rugo rwubatswe n'ijuru rugo n'Imana yarushyizeho kabone nubwo Fred abantu bamujya mu matwi bakamubwira bati twakora nibishoboka bite runaka ntago byakunda kuko uyu mugabo nawe arabizi ko ari mu rugo Imana yamuhaye ahubwo abantu bari kubikora n'ababivuga nibakomeze barwanire mu kibuga cy'Imana ariko umunsi Imana yahagurutse nshuti zanjye ariko Mana bantumwe muri comment zawe niba udashoboye kuvuga ikiza ku muntu uramuvuga nabi ngo bikumarire iki kuri kwiteranya n'Imana umuntu ntumuzi nturamubona uwimuvuga nabi oya muvuge neza wigendere ntacyo bigutwaye reka mvuge ngo Imana nibaho umugisha naho witeguye ko abantu bari bukwatake bakabana kuvuga nabi kubera ubuhanuzi nta kintu bintwaye kuko nta muntu nigeze mvuga nabi uri bumvuge nabi
Imana imuha umugisha ntacyo bintwaye Imana imuha umugisha ubusanzwe kuri cano yanjye nyuzaho ubutumwa buvuga ko nigisha kuri za karande kubohoka ku myuka y'imivumo ku myuka y'amarozi niho uyu munsi waje mu mwuka udasanzwe naje ndi mu mwuka w'ubuhanuzi kandi Imana ntabwo yigeze nyemerera ngo mbasange kuko ntabwo mbazi Pastor Mutesi sindahura nawe n'ubutumwa nahawe sinkene no kwaka nimero yo ntatanga ubutumwa nkabumuha ngo nuko bampaye nimero ejo akazagira ngo ndi kumwikundishaho nta rukundo rundi nkeneye oya ntarwo ngiyewe natangaga ubutumwa Mushumba Mutesi ahuri n'ubutumwa natangaga Pastor Claude n'ubutumwa naguhaga ibizaba nta kibi nakuvuzeho ariko igihari gihari Abanyarwanda nibo bajya bavuga ngo ibijya gushya birashyuha ndimo ngana ku musozo ntaribagirwa mwiyerekwa nagize mbona Pastor Claude muri iyo minsi 3 nabonaga iruhande rwe hahagaze umusaza umushumba Rutayisire Antoine mbona Claude muhagaze iruhande Reverend Pastor Kanoni mubangirikani urakoze cyane mbona Claude muhagaze iruhande ariko Claude ameze nk'umuntu ushaka kumuhunga ngo yiruke kumukwepa aribwo nagiye kubona ngo mbona Rutayisire aramubwiye ati rega wigenda kuko amaboko mfite ntabwo ari ay'abantu ni amaboko Imana yampaye Claude ngewe ubwanjye muri iyo minsi 3 rekana nabivugira aha Rutayisire ni umubyeyi duhorana tubura nawe tujyana nawe mu nama yatwigisha ibintu byinshi Klo ngiye kugufata ngushyire mu modoka nkirukankane nkujyane imbere ya Rutayisire kuko ijuru ryambwiye ko nta wundi musumba wagusengera ntawe ni Rutayisire niwe ugomba kugusengera nundi wese uzaza ngo na apotre ngo ni bishop kuko iyerekwa nagize ni Rutayisire Imana yahaye umugisha wawe bivuze iki bivuze yuko wanga wemera ngenda gushaka kandi turaza kubonana tugende n'imbere Rutayisire uko azagusengera nanjye ndi umushumba nanjye nzaba mfukamyaho kuko nanjye birabiganza ndacyabikeneye nta nubwo nzabura kubikenera ndizera ko Claude unyumvisha yako Imana ihumugisha abadukurikirana kandi mpamya ntashidikanya ko ibivuza biraza gusora vuba byihuta ni iminsi 3 nshaka guhuramo na Claude kuko muri iyo minsi 3 nihatagira igikorwa ku gikorwa tutamwihereye ubuhanuzi bwe akenshi uhamagaye umuntu ukabumuha umuntu nk'uyu kuri YouTube ashobora guca ku ruhande sibyo mukanya ugasanga yakuvuzeho ikiganiro akaba aragusebeje wazashaka gutanga ubutumwa noneho imbere ya kamera ukazasanga yakwangirije izina bakavuga ati ni amagambo y'umuntu niyo mpamvu rero ngewe ubikoreye ku karubanda kugira ngo nge mbikorere ku karubanda kuko mpamya yuko kubona nimero ntabwo byangora oya nayishaka najya no kuri YouTube nkayikuraho ariko ninyikuru nkamuhamagara azavuga ati uyu muntu bamuntumye azankoraho ikiganiro ejo anshyire hanze mvuga ibyo ntazi n'ibiki kandi niko babigenza ntabwo abantu baraza kuvuga yuko ko abantu ari abantu b'abasitari kandi bavugwa hamwe ko nawe washatse kubazanira hamwe ubona iryo yerekwa niyerekwa Imana yakweretse ibagutumaho koko byanyabyo umuntu utabyemera mpamya ntashidikanya ko bishoboka ko Imana yaba yabihuje kubera yuko ibona ko hashobora kuba hagiye kuvamo ikibazo hagati y'aba bantu kandi aba bantu bose ni abatambyi nicyo cyatumye Imana ibihuza ariko isoza imbwira ko hari ugomba kugira amavi ajya kubarizwaho umuntu rero iyo kuki se ijuru tutanyeretse ko nagusengera nuko ijuru rabizi yuko utabyemera rabizi yuko wihagarara rabizi yuko wiyumva ariko burya nagira nkubwire ngo amavuta ararutanwa nanjye naza nkagupfukama imbere gukuranduta ariko imbere ya Rutayisire nushaka umbwire ngewe nzaza ngupfukama imbere nanyu nsengere ariko nanjye nkujyana imbere Rutayisire gusengere kugira ngo uwo musi ntaga zagucika ntabwo byakunda ngewe nibi naba ngombwa ndebera nshaka amabawunsa ndayashaka ndi imbere ya kamera nshuti zanjye hari igihe ubona mwene so ako manza Claude umukunda cyane reka nkubwire Prophet aho kugira ngo mbone uwera w'Imana ibyago bimusumire nabibonye sibyo nzashaka amabawunsa tumuzirike tumujyane neza muramutera mpaka kwa Rutayisire rwose
ntihagire n'umuntu ndakarira nta umutima mubi mvuganye ibi bintu nta n'urwango mfitiye Claude nje neretswe kandi aho kugira ngo jewe mbone ngendere mwiyerekwa ryuko nzajya kumureba nyuma bikambyarira intambara naca hangano no nkajya kumureba nge nabanje kugira gute kubivuga kumanika amaboko urugamba rwazakomera nshuti zanjye mukazamenya aho rwahiriye uramutse ugiye kumubwira ngo urashaka ko Rutayisire musengera ariko Imana guhishuri akabyanga wabyitwa nzaba nagiye umva ngewe ndaza gushaka abantu baziranye nawe tutumvikaneho yego nindangiza nzace ku ruhande abo bantu bari kumwe nawe n'amabangusa ahari yego mubwire nti rero gutya na gutya ukunuku irega hari n'igihe nafite imodoka ndabizi hari n'igihe umubwira uti sigiye tugafata inziza icara umuntu agahita amujyanayo agashiduka wamujyanye iyo agomba kujya yabyanga se tuzarokinga imodoka tumugezeyo adupfana atese agira ingorane atese ari uwacu hanyuma se abishimira yuko umuntu agubwa n'abagapfa nabi bo bibamariye iki bibamariye iki noneho rero njyewe ntabwo mbyemeye nabirirwa bavuga ko yataye Imana ibyo ntabwo mbizi ngico nzi cyo muzayikorera noneho rero njyewe Claude ndagufatana n'Imana ugakoreye nundusha imbaraga ubwe yampamagaye ikambwira kugushaka hari umanuzi bitahirya muri bibiri ariko nawe uriyeri nyakubahwa ibi bintu uko mugira ifuhe ryinshi cyane ry'umurimo w'Imana burya hari ibintu tugomba gukina nabyo tujye dukina nuko nyine twahuye n'ibyishimo ariko nitugera imbere y'umurimo w'Imana dukore icyo twahamagariwe gukora tubeseriye none se muhamagare mubwire ni mushumba Imana yambwiye ngo cyaka oya ngomba kubimubwira ndi serious byanaba ngombwa tukamuzirika ariko ntabwo bizakunda ko tumuzirika kubera ko muri iyi minsi 3 nzajya kumureba nuzuye imbaraga z'umwuka wera ndibuye byo gusenga natangiye amasengesho tariki ya mbere uyu munsi turi tariki 10 nzayasoza tariki 17 uzaburi mu mbaraga zidasanzwe reka mbwira abakunzi batube Maso TV ibi bintu mubyumva we banasharinge barahita babyohereza umuntu oya barabibaha biragerayo niteguye ibitutsi Pastor Claude yantuka aho kose ko mukanyirwa mukanye nare kuri rokete kuri wowe uraza kuyakira gute intwaye iki nje naje gutanga ubutumwa nabutambukije ngenda komeza akazi kanjye sinteze kuzaza kumwisobanuraho sineze kumusaba imbabazi niba ari ijuru ryantumye yakira ubutumwa niba atabyemera wemera nk'umuhanuzi kandi uri umuhanuzi nyina kwemera nintabona ufashe Claude nzashaka kamera nzayizana nzaga kuri tube Maso upfuka musaba imbabazi umva nkubwire tuzagenda na kamera ngewe nagiye kureba Claude sibyo mufate mujyane na Mutesi muteye yambo mami Mutesi reka kubwire Mutesi we ntago muzi Mutesi n'ubutumwa bwe nahawe nabumuhaye oya wabumuhaye byarangiye kandi ni nabwiza na Claude kandi ni bwiza gusa nuko agomba guhora na Rutayisire cyane ndabashakana muri batatu muri wowe na Claude mugeze kwa Rutayisire iminsi 3 urayibara ndayibara urakoze cyane kino kiganiro mana cameraman na ko manager arabyumva akire kure vuba cyane reka nifuriza abantu umugisha kandi nifuriza abakunzi hari umuntu wanditse muri comment kwajya aribwa mu nda ariko narabibonye kuri tube Maso agira ikibazo cy'igifu wo muntu umusengere cyane twaravuganye ndamusengera kandi mpamya ko yambwiye ko ari kumererwa neza hari igihe umuntu arwara indwara kwa muganga ikananirana ari nk'imyuka runaka baba bamwoherereza kandi ndifuza ko abantu mumpamagara ni mbwiza ukuri wica ku ruhande mbwira ko kwa muganga wagiyeyo basanze urwaye indwara runaka nidusenga dusengera iyo ndwara Imana igisanasana ariko wimbwira ngo ndarwaye mu ndati babuze ikintu kirimo genda senga nsengera amadayimoni nje nkeka ko ari ndi myuka kandi urwaye ufite uburwayi mbwiza ukuri ro kugira ngo tubone aho duhagarara dusengera Imana nibaho umugisha uyu ni Prophet Eri muhamagare musengane kandi afite umwuka w'Imana n'imbaraga z'Imana aya masaha nakakanya kugira ngo tugandi ku musozo ubutumwa wari udufitiye ni igiki wabwira abakunzi batube Maso n'abandi muri rusange bari bukurikirane cyane aribwo bwa mbere ikintu nababwira ni kimwe nimusubize amavi hasi mwongere musenge kandi batabishaka musubize amavi hasi musenge ntago babishaka wivuga ngo warasenze ngo ntago Imana yakumvishe ushobora kuba waravanye amavi hasi ari bw'ijuru rya Elisha n'umuntu wakijwe muri 70 uramubwira ngo nawe wongera asenga ntabwo ngewe ndi bujye nyuma yo gusenga senga
kandi wongereho gukiranuka. ayo muzi ko waje ufite umwuka wifuwe uri muri autorité n'ukuri. Reka nkubwire profeti, kwirirwa guhanurira abantu kuri za cana tukababwira ngo akira visa akira iki. Visa ntabwo izakuraho yuko umugabo wabuze uzamubona. Visa ntabwo izakuraho yuko indwara urwaye zizakira. Ahubwo shyira hasi amavi usenge, inginga Imana. Nshuti yanjye turahari, amavi aracyariho. Ntabwo nkubwiye ngo senga wikebagure, ariko ibuka ko amavi agomba kuba hafi. Gute ufata umwanya wo kureba filime amasaha 3 ukaba utagira umwanya wo gufata iminota 3 yo gusoma umurongo wo muri Bibiliya no gusenga? Ubwo urimo urajya hehe? Ese iyi generation y'ahazaza ntabwo izaba irimo abapasitoro tugiye kuzatunga bo mu minsi iri imbere badasoma Bibiliya, ahubwo baza kutubwira filime biriwe bareba? Nshuti zanjye, amavi yawe nahore hasi, igicaniro cy'Uwiteka cyongere cyake. Imana nibaho umugisha. Amen. Reka tugushimire, sengera abantu. Mana, nsabiye umugisha ubwoko bwawe, abakwakiriye Kristo n'abatarakwakira, nyemerera umwuka wawe yongera abazeho. Agakiza kawe gatembe nk'aya mazi yavaga mu rusengero rwera, amwe Ezekiyeli yahanuye. Unyemerere Data mwiza, ntugire umuntu n'umwe twongera gutakaza muri ibi bihe ngo umwanzi amujyane mu bidakwiriye, ahubwo n'abari mu bidakwiriye bagarure. Unyemerere bahinduke ubwoko wishimira, ubampera umugisha w'ibifatika ndetse n'umugisha wo mu mwuka. Nsabye bikeya ukore byinshi. Abarwaye nibakire gukira, hari abari mu bitaro, hari abari mu ngo, hari n'abagendana indwara Data batabare, hari abafite ubushomeri biyereka Nyiringabo Imana. Ukuboko kwawe kwiza kw'iburyo kubarambukire, abashonje n'ubagaburire. Wibuke imfubyi n'abapfakazi Papa, kuko Imana ishobora byose. Gushimiye ko byumvise. Amen. Bakunzi batuye Maso TV, kora subscribe, share na comment. Ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom, shalom. Amen.